congratulations. Merci. Uriyumva ute gutwara igikombe cya shampiyona, uri kapiteni wa equipe, bimeze bite? Ni ibintu bishimishije, ni igikombe cyatuvunye cyane. Iki gikombe tugomba kugiserebura tukacyishimira kuko cyadutwaye imbaraga nyinshi. Ibikombe bine bya shampiyona byikurikiranya, imbaraga zabaye izihe? Iyi sezo irangiye yabaye mwashyize imbaraga zingana gute? Muri rusange ekipe yiteguye neza, urebye mu myaka ine yose ifite abakinnyi beza kandi bakiri abajeni, ntekereza ko ariyo mpamvu twabashije gufatiraho. Byavuzwe ko mbere y'umukino wa Gorilla buri mukinnyi yakiriweho miliyoni y'agahimbazamusyi igihe muri buyitsinde, byari byo? APR isanzwe iduha n'ibirenze ibyo ngibyo, n'ibyo byari byo, uretse ko ababivuze nta makuru yuzuye bari bafite, ariko iyo twatsinze APR ni ikipe idushimira bishimishije. Urugendo rwanyu rwari rumeze rute? Wenda mubura nka juru n'eshanu mwatekerezaga igikombe cyane cyangwa mwatangiye gutekereza icy'amahoro cyane kuruta shampiyona? Oya, turi ekipe imenyereye ibikombe, ntabwo mu mutwe wacu byigeze bivamo. Twaratakaje tugera ku mwanya wa gatatu, ariko tuguma turi focus ku gikombe, niyo mpamvu mubona birangiye tubashije kugitwara. Wowe by'umwihariko ni umwaka wagizemo navuga ngo ibizazane, wabigenje ute kugira ngo wongere ube umugabo ugaruke muri tournament, wongere ube kapiteni wa ekipe neza? Muri rusange ni umwaka utarambereye mwiza, yaba ibibazo familiare n'ibibazo muri ekipe. Murabizi natangire ngiranye ibibazo n'umutoza, tuza gutandukana, haza abandi bashya. Ibyo bintu kubyikuramo kugira ngo usubire muri ritime ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ariko nagume ndi positive, ndi focus ku kazi kanjye, niyo mpamvu na n'ubu ubona nta kibazo na kimwe mfite nubwo nari gukina nk'uko byahoze. Muri tegura Rayon Sport cyangwa urugendo rwo gukina finali y'igikombe cy'amahoro rusa nk'urworoshye uko mwamaze kubona n'ubundi tugiye kubasora hanze y'u Rwanda? Aya ntabwo twavuga ngo ruroroshye, na finali yoroha. Ekipe tuzakina ni ekipe nziza, ekipe nayo ikeneye igikombe, ariko twebwe nta na rimwe dutwara igikombe ngo twumve biraduhagije. Dutekereza ko n'igikombe cy'amahoro tugikeneye. Uyu mwaka warabagoye cyane, mwakoresheje imbaraga nyinshi, ndetse n'iki gikombe cya shampiyona nibura ikize gitangirwa mu mikino ibiri ya nyuma. Niki cyabagoye cyane muri uyu mwaka? Uyu mwaka waratugoye cyane nk'uko nabibabwiye. Murabize ko ekipe yabashije gutakaza umutoza kuri jurune ya gatatu n'atari ya kane, kugira ngo uhindure mukomezanye n'umutoza mushya uri buzane filozofi nshya. Abakinnyi byabanje kubagora, ariko bagenda biyadapta. Twagiye kumenyera, izindi kipe zisa nkaho zashyizemo avance mu manota, ariko tubasha gukomerezaho, tugumana mentalite yo kuba twatwara ibikombe. Nibyo byadufashe kujya tugeze kuri uyu munsi duhagaze neza.